Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye twumve. Tugutuye imibiri imitima ubwenge na roho zacu bihore byiziye Nyagasani mu gukora icyo ashaka binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye tugutuye ababaye bose aho bari hose kugira ngo Imana ibahoze kandi bahumurize ibaha amahoro y'umutima n'ay'umubiri binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye tugutuye abakora ibibi bose aho bari hose cyane cyane ababikora nkana mu bugome Imana ibafashe bahinduke bayigarukire binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye tugutuye abacu bose aho bari hose abari bupfe none n'abari mu purigatori bakirwe mu ijuru baruhukire mu mahoro binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye tugutuye abagukorera bose kugira ngo bahabwe imbaraga n'ubushishozi buhagije basobanukirwe bagukorere batikanga amaso y'abantu n'amagambo y'abacantege binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye Roho w'Imana sukura ibyanduye sukira utuzi byumiranye umuri inkomere woroshya imitima ikomeye ususurutse imitima ikonje ugarure n'imitima yahabye binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima ni twebwe abana bawe tubisabye dusabire isi yose n'abategetsi bayo kuyiyobora neza
tubone kubaho no kuramba, tubone kubyara no guheka, tubone gutunga no gutunganirwa binyuze kuri Bikira Mariya. Mana nzima, ni twebwe abana bawe tubisabye. Twisabire twese abahuriye hano i Kamabuye, duturutse mu mpande zitari zimwe, gukomera ku masezerano y'abatisimu yo kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Roho w'Imana dukomeze, ntituzacika intege binyuze kuri Bikira Mariya. Ni twebwe abana bawe tubisabye.